Bakunzi ba Kigali House turabasuje kandi nanone tubahaye ikaze ngira ngo ubonye gatoya icyo tuguhishiye uyu munsi ariko mbabarire tubane bikwereke neza nta mpamvu yo kugenda urebye kariya gusa reka nkwereke neza mu buryo burambuye iyi nzu nkuzaniye ngira ngo ndagusogongeje kugira ngo ugire imbaraga zo kuza kubana nanjye uyu munsi ndi muri quartier nziza quartier ikunzwe quartier ya VIP neighborhood ikomeye cyane iyo bita Kibagabaga ni ahantu heza cyane urabibona ko mpagaze ku muhanda wa kaburimbo kugira ngo sinakirwa mbitindaho kubera ko urabona ni kaburimbo kandi cyashya Kibagabaga yo ndimo ni yindi ya Kimironko ubwo umurenge ni Kimironko akagari ni Kibagabaga ariko murabizi ko ari quartier ikundwa na benshi nturutse hano rero kugira ngo murebe inyuma yanjye murebe neighborhood iriyo ariko ngira ngo mwayibonye inzu yo mbazaniye uyu munsi mwamaze kuyibona nabasogongeje ni inzu nziza cyane imeze neza ikomeye bamwe bakomplaininga ngo turashaka inzu zubatswe n'abantu batubaka bagurisha zikomeye uyu munsi nabasubije mbazaniye inzu nziza cyane imeze neza ikomeye iriho ibikoresho byiza ifite finissage nziza cyane ifite rooftop mbese ni inzu nziza cyane kandi iteguye neza mu buryo butangaje ahangaha tuhafite gate nziza cyane urabona ko ari gate ifite design nziza kandi cyane tuze gucikwa no gutemberana natwe uyu munsi ahangaha rero tuhafite tukinjira hano turahasanga parking yisanzuye yajyamo nk'imodoka ebyiri z'amajipe cyangwa se amavigo manini ariko ufite n'eshatu ntoya z'amavatiri zishobora kuba zafitingamo neza ahangaha rero tuhafite design cyangwa se front view y'inzu yacu urabona ko ari inzu nziza cyane imeze neza ishushanyije neza ikindi kandi iyi nzu ifiteho na rooftop imuze gucikwa no gutembera ngo murangize ino video mbese iyi video nuyitemberamo yose ukayirangiza nuramukwifunguye ukayirangiza uraba utembereye mu nzu deja icyo uzaba usigaje ni ukuza kureba neza kuri tele ukareba inzu yacu iteretse kwibutsa ko njyewe nitwe Risa hanyuma YouTube channel yacu ni Kigali House mumaze kubimenyera ko tuba tubafitiye ibintu byiza kandi umunsi ku munsi ahangaha rero ngira ngo front view yayo mwayibonye ariko ndayibereka mu nguni zose kubera ko ino nzu uretse kuba ifite na parking hano hafite igice cya jaride cyiza cyane ni jaride iteyemo utwatsi twiza iyi nzu ndakwibutsa ko ari nshyashya yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugeza hejuru nta muntu n'umwe uraturamo in case waba uyiguze ni wowe wa mbere waba ugiye kuryama muri iyi nzu urumva ko ari ibintu byiza nabyo kugura inzu nshyashya itarajyamo abandi bantu ni ibintu byiza cyane hanyuma ahangaha murabona neza noneho ya nzu yacu uko imeze urabona ko ari ibintu biryoshye kandi bimeze neza cyane wowe se urabona udakwiriye kugura ino nzu ndaje ndababwira igiciro mu kanya urasanga iri very affordable kubera ko ni inzu idahenze habe na gakeya reka mbabwire reka tuve hano hasi tujye no kuri rooftop mbanze nkwereke ahantu ho wakwicara tukigera hano murabibona ko ari umwanya mwiza cyane umeze neza bagerageze banzumingire rwose mubone kano ka design kari ahangaha uko kagaragara neza urabona ko iyi niyo rooftop yacu yo kuri iyi nzu urabona ko ari nziza cyane mbese reka nkubwire niba ari ubwa mbere ugeze kuri no YouTube channel gerageza ukore subscribe tujye tubana umunsi ku munsi nago nava hano ntaberetse view uba wifitiye iyo wiyicariye hano kuri no rooftop aho ureba Kibagabaga hose aho ureba muri neighborhood yayo urabona ko ari quartier nziza kandi ya VIP nta mpamvu rero yo kuba utafatiye mbere ngo tuvugishe gusura inzu n'ubuntu ngo tukugeze ku mari nk'iyi ngiyi natwe tuba tuhageze kare hari ibintu byinshi bagirimo gukosoramo ntabwo ari byinshi ariko hari utuntu bagiye bakirimo gukosora kugira ngo inzu yacu irangire neza reka ndeke kubicisha amatsiko mbagezemo n'imbere murebe uko hameze aha tukigera hano rero murabibona yuko tugeze ku rubaraza rwiza tubaye ikaze turimo kwinjira hano ku nzu yacu ariko ntitugenda tutaberetse ino design nayo iri hano y'amabuye meza ndebera urabona ko ari ibintu bisobanutse kandi biryoshye hanyuma rero ahangaha hose uno mwanya wa hano hose ni uwo ku rubaraza ngira ngo murarubona rw'inzu urabona ko ari ibintu bisa neza kandi cyane duhise dukomeza direct kugira ngo duhite twinjiza muri salo yacu ni karibu ndebera nawe salo tugezemo ni salo nziza ni salo imeze neza mbese iyi nzu ntize kugucika kandi reka ndeke kugutindira kwanza iyi nzu irimo iragurishwa miliyoni 190 zirimo ibiganiro bitoya mu gihe cyose waba washimye
iyi nzu rwose ntugire ikibazo, urigurira inzu kuri miliyoni 190 muri Kibagabaga ifite saro ingana gutya, urabona yuko ari ibintu byiza cyane. Hano tuhafite ntabwo ko ari TV stand ariko noneho itandukanye, iriho amabuye meza cyane atanga ubwiza. Mbese namwe murabizi black and white ukuntu bijyana, ni ibintu byo ntakirwa njya kubasobanurira cyane. Saro yacu ni nini cyane, irisanzuye kandi irahagije, intebe zose waba ufite zajyamo. Dufite parafo ya gypsum hano hejuru, tukagira itara ryiza cyane ritanga ubwiza budasanzwe. Urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ikaba iri Kibagabaga nk'uko natangiye mbibabwira. Reka mpite nkomerezaho nzi hano muri Salamande, ariko banza babereke saro gato murebe neza size yayo. Urabona ko ari saro yisanzuye rwose nta kubeshya. So hano rero tuhafite imbaho nziza cyane, ni nko zigaragaza nyine aho saro itandukanira na Salamanje, ni nk'isiduha ikase kuri Salamanje. urabona ko nako ari aka design gatanga ubwiza bwinshi. Hano tuhafite Salamanje, wow, ni Salamanje nziza nini yisanzuye imeze neza cyane. urabona ko ari nini rwose, ase nk'uhagarara hano noneho ndashaka gukurura kano ino Salamanje n'igikoni, urebe ukuntu ari ibintu bigaragara neza biri kumwe, kubera ko hano hantu harateguye pe. Urebye umuntu yiyicariyemo hano muri Salamanje ukareba igikoni uko kimeze, ni ibintu biryoshye kandi biryoheye ijisho. Bo twageze mu gikoni ntituri buze gutinda, nababwiye ko inzu ari nshyashya, hari ibintu bitararangira. nk'aha ngaha urabona yuko hari byabuye batarashyiraho ngo bakore finissage neza, ariko very soon biraba birangiye. nuko mba nshatse gufata iya mbere kugira ngo iyi nzu batazayigutwara ntarahageze nka Kigali House. So hano rero tuhafitemo ububati bwiza cyane bwinshi kandi buhagije, tukagiramo umwanya mwiza wa lavabo. hariya hirya hakaba umwanya wa firigo, ni firigo nini cyane. ubwo hano naho bagiye kuhashyira kuka. urabona ko ari ibintu biteguye neza kandi cyane. So ngira ngo mumaze kureba kino gice cya hano, reka duhite twihuta dukomeze tuberekamo n'imbere. ndumva next turi buzijyaho nyuma, ndaza kuzibereka nazo ntimurambirwe. icyo niyemeje ni ukubereka ino nzu neza. Reka rero duhite dukomezanya ntanahagaze. hano hari icyumba cy'abashyitsi, reka duhite tugiheraho. ni icyumba kirimo dushe na toilette, nubwo batarabifixingamo, ni inzu nshyashya nabibabwiye, ariko urabona ko ari sawa. reka babereke n'icyumba nyirizina. tukiva hariya kuri kiriya cyumba, nk'uko natangiye mbabwira ko ari ibyumba 4 na toilette 3, turahita dukomereza hano muri no korodoro. ni korodoro nayo nini irimo ibyumba 3. reka duhere hano ku byumba, hanyuma mbereke dushe na toilette bikoresha uko ari 2. ngira ngo rero urabibonye, hano hari umuryango usohoka ujya mu gikari, hanyuma hano hakaba ikindi cyumba nacyo. reka tugitemberane. twakomeje, reka tubereke dushe na toilette. bino byumba 2 bikoresha. urabona yuko ni dushe nziza yisanzuye ngari, nubwo batarashyiramo bya bindi byose, amaravabo, amatoilette ngo bayafixinga, ariko ni vuba cyane kuko urabona ko iby'ingenzi byagezemo. twakomeje rero, reka twinjirane muri chambre principale, aho turi buze guhera muri bathroom yayo. iyi ngiyi nayo urabona ko ari amabathroom yisanzuye kandi manini cyane bihagije. hanyuma hano ni muri dressing room, urabona ko nayo ihagije nubwo batarashyiramo garderobe. tukiva aho ngaho turahita dukomeza hano mu cyumba nyirizina. iyi ni chambre principale. chambre principale nini, chambre principale yisanzuye, chambre principale irimo design nziza. urabona ko ari ibintu biteguye neza kandi cyane. icyumba kigari nyine kigomba kuba ari kinini, kubera ko ni chambre principale, ntabwo igomba kuringana n'ibindi byumba, nubwo nabyo atari bito, ariko chambre principale aba ari nini cyane. So duhite dukomeza rero, tuze na hano ku rubaraza rwayo cyangwa se balcony. iyi nzu ifite ahantu henshi ho wakwicara. ushobora kwicara hano ku rubaraza, ushobora kwicara hariya mu kajaride, ushobora kwicara kuri rooftop. urabona ko ino nzu rwose imeze neza cyane nta gushidikanya. niba rero urebye ino nzu ukaba ufite gahunda yo kugura inzu nziza kandi ikomeye,
iri ku giciro cya miliyoni 190 zinagabanuka muri karitsiye nziza nka Kibagabaga kuri kaburimbo. Ntucikwe n'iyi nzu kubera yuko ni inzu nziza ushishikarije kugura. Tuvugishe rero kuri izo nomero tugusurisha ino nzu, nta kindi kiguzi cyo gusura ni ubuntu, hanyuma tugutembereze tukwereke iyi nzu, nutanayishima tukwereke n'izindi. Njye nitwa Elisa, channel ni Kigali House. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze kandi kugubwa neza. Imana ibahe umugisha.